Kaza neza kuri Elize TV Media. Nitwe Elize. Amakuru mashya, ibiganiro, amateka n'ibyegeranyo bizwaho nanjye Elize kuri Elize TV Media. Iki kiganiro ugiye kureba ni ikiganiro gikorewe muri Hollywood kano kanya nibiri kuhabera. Amashusho yose ugiye kubona ni amashusho nafatishije telefone yanjye ndagira ngo urebe. Ni ahantu nari ninjiye. Ugiye kwinjira rero hateye ubwoba. Aha ni ku marembo ugiye kwinjira hano hantu. Nibyo bihari. Mbega ni ivuriro cyangwa se icyo twakwita nka laboratoire iri gukorerwamo ubushakashatsi. Ariko iyo laboratoire iri gukorerwamo ubushakashatsi ni abantu bari gukorerwaho ubushakashatsi kugira ngo bazahore ari batunya ubuzirahirizo. Nuko ninjiye. Mwiriwe, nitwa Elize. Ese koko Rocky afite aho uri na Illuminati cyangwa se Rocky ibikorwa ari gukora ndetse n'ibyo arimo biri kugaragaza ko ari umwagent wa Illuminati ugiye kugaragara mu Rwanda? Izi ni inkuru buri umwe wese ari kwibaza bitewe n'impamvu zikurikira. Witwa Rocky yagaragaye ari muri Amerika ari kujya ahantu hatandukanye asura amastudio akomeye cyane ndetse kandi aza no kugaragara hitwa Hollywood. Hollywood ni ahakinirwa amafilimi yose y'Abanyamerika mwabonye akomeye ndetse akunzwe n'abatari bake. Nubwo ibyo bimeze gutyo, Rocky aho hose arahakandagiye. Gusa akantu gatangaje ko gukandagira muri Hollywood ni kamwe. Ni ijambo rivuga ngo no saint of Hollywood cyangwa se no saint in Hollywood. Bishatse kuvuga ngo nta mutagatifu ugomba kugera Hollywood cyangwa se nta mutagatifu w'i Hollywood. Hollywood ni icyiciro cy'agace gakinirwamo filimi zose z'Abanyamerika zamamaye ku buryo budasanzwe. Gusa nubwo ari uko ibyo byose bimeze, Rocky yarahakanagiye kandi nyamara bivugwa ko imyemerere y'Imana, imyemerere ya Gikristo n'ibindi byose bifite aho bihuriye n'Imana n'indangagaciro zabyo byose byirukanwe mu gace ka Hollywood, ndetse kandi ko abantu baba muri Hollywood bemera yuko nta yindi Mana ibaho ahubwo bagomba kubaho bakishyira bakizana bagakora ibikorwa bitandukanye ndetse bakabarizwa muri Hollywood nk'abatagira ubagenga. Gusa Rocky yagaragaye muri Hollywood, ibi byose nje kubishyiraho umucyo. Naho se inyenyeri Rocky yagaragayeho yanditseho Rocky Kimomo yifotorezaho, ibyo byose ngiye kubishyiraho umucyo kuko biriya ni ibintu by'ibitangaza. Iriya nyenyeri kugira ngo ijye hariya biba bigoye cyane, ndetse kandi nta munyafurika n'umwe ufite inyenyeri bahari uba mu gihugu cya Afurika. Rocky rero ntabwo ari umunyarwanda wakabaye yigira kuko nta n'ibikorwa by'indashyikirwa yakoze. Iyi ni Elize TV Media uteze amatwi, kanze tubyinjiremo neza nimba wamaze gukora subscribe. Ubundi byose bijya gutangira byahereye kwa Chita Magic nibwo hagaragaye video ya mbere Rocky yagiye USA ndetse igaragara Rocky ari ku kibuga cy'indege ari kwerekeza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibyo byaje no gutuma abantu benshi batangazwa n'uburyo agiyemo ndetse n'uburyo hose nta n'umuntu yateguje. Nyuma y'ibyo bidatinze batangiye kuba ko Rocky yagiye gukoresha ubukwe hanze muri Amerika, ndetse kandi akavuga ko ibintu by'ibyangombwa yagendeyeho n'amavizwa byose byashatswe n'uwo mukunzi we. Gusa nubwo bimeze gutyo, Rocky ntiyigeze postinga basi n'ifoto n'imwe ari mu bukwe n'uwo mukobwa bavuga ko yagiye gukundana nawe. Ahubwo Rocky yageze USA atangira kwitemberera yirira umujyi ndetse ahantu hose hibitangaza atangira kuhagera. Yagiye postinga amashusho atandukanye agenda akora ibikorwa bitangaje, nyamara mwe mwamuzi ko agiye gukora ubukwe. Ariko si ubwo bukwe butatashye, ntihagire n'ikintu na kimwe kigaragaza ko ubwo bukwe bwabaye. Abamukurikira bose ndetse n'inshuti ze zirimo ba Junior Giti, Chris Easy n'abandi bose ntibigira bagaragara mu bukwe bwa Rocky. Ibyo byose nge mba mbona ari amayobera. Gusa kuri muri ibyo bintu bishoboka byose nuko ubwo bukwe bushobora kuba butarigeze bubaho. Bamwe mu bantu bagenda beditinga amavideo ndetse banagateranya n'ibintu bifashishije AI n'ama-application bagenda bagaragaza ko Rocky yakoze ubukwe, ariko nyamara byose nta na kimwe cy'ukuri kiba kirimo kuko Rocky ntiyigeze abitangaza kandi nta n'ikihamya kigaragaza ko Rocky yakoze ubukwe. Nyuma y'ibyo byose igitangaje kurenza ibyo byose, Rocky yagendaga yipostingira amafoto ndetse na video ye kuyigendera ahantu hatandukanye mu ntara zitandukanye zirimo Los Angeles ndetse n'indi miji. Uwitwa Rocky yakomeje kugenda yitemberera USA ndetse agenda akora ibikorwa bitandukanye, agenda asura amasudio yamenye twamenye cyane atunganya filimi, agenda ajya no muri Hollywood. Gusa hari akabazo nyine kaje kuza muri ibi bintu. Akabazo ni uburyo yinjiye Hollywood, nyamara Hollywood umuntu wese uhinjira ntabwo aba agomba kuba afite imyemerere ihuye n'iya Gikristo cyangwa se yemera Kristo. Gusa Rocky yahinje kandi twe twari tuzi ko ari umuntu usanzwe. Abantu benshi bakunda kwinjira hano usanga hafi ya bose baba bakora muri Illuminati cyangwa se batemera Imana. Gusa Rocky Kimomo we nta mikino yamaje kuhagera. Abantu bose isi yose, u Rwanda rwose, Afrika yose, East Africa bari kwibaza bati se koko
uwitwa Rocky akorana n'Illuminati. None se nimba badakorana ku cyinjiye hariya, kandi mu buzima busanzwe tuzi yuko umuntu utari ku ruhande rwa Illuminati cyangwa se udakorana n'imbaraga z'umwijima cyangwa se zo hasi yinjira hariya, none Rocky akaba yahinjiye. Ni ibintu byabaye ibibazo bitandukanye cyane, ndetse abantu batangira gukora inkuru bashyira ku mbuga nkoranyambaga zabo bagenda bavuga buryo ki Rocky ngo yageze muri Illuminati ndetse ari gukorana biriya bintu. Ibyo byose nagiye mbikubwira, gusa nubwo abantu benshi bagiye bahubuka bahita bavuga ngo uwitwa Rocky yakoze ikiganiro ari kugenda agaruka ku bikorwa bimwe na bimwe bigenda bibera muri Hollywood. Rocky nubwo bari kuvuga ko inyenyeri ngo yashyizwe mu nyenyeri zikomeye cyane, abantu bakoze iyo nkuru rwose sinababeshya bahubutse. Ejo umunsi ushize hari ku itariki 11 nibwo Rocky yaprodinze ikiganiro kuri channel ya YouTube ari kuvuga ko ngo ahuye n'amavampire muri Hollywood. Ibyo byose nibwo yabivuze, gusa uko mwabifashe siko byari biri. Rocky yaje kwinjira muri Hollywood, akomeza no kugenda atembera, ndetse kandi agenda anyura ku bantu batandukanye bagiye bafite amasitati muri Hollywood, bafite ibikorwa bitangaje, ndetse kandi hakagenda hari n'inyenyeri zitandukanye z'ibyamamare. Hariya yageze rero ntiwamenya impamvu yahageze, gusa tweka tubifate nk'ubutembere ubundi twiganirire. Uwitwa Rocky yaragiye ahantu yageze mukabona inyenyeri yari nayo yarikoroje. Iriya nyenyeri nubwo bayiha umuntu w'icyamamare, nta n'umuntu utuye muri Afurika uba muri Afurika ari wahagira inyenyeri usibye umuhanzikazi w'umunyagana ari uri guteganwa kuzayihabwa mu bari muri Afurika. Nubwo ibyo bimeze gutyo, ariko Rocky yavuze ko kuri channel ye nyine umuntu ugenda ukagera hariya ukishyura amadolari 20, wamara kwishyura amadolari 20 hanyuma bakagukorera inyenyeri bakayirambika hariya mu zindi, maze warangiza ukifotoza, warangiza kwifotoza wishyuye ukajyana amafoto yawe, gusa inyenyeri yawe ntishyirwa hariya kuko ntabwo uba warakoze ibikorwa by'indashyikirwa kuko bigomba kuba bigutuma uhagarara hariya. Nubwo ibyo bimeze gutyo, abantu nanone bagaruka ku kantu ka Illuminati bagira bati ariko se Rocky utari waratangaje ibitangaza nka biriya, ndetse nakore n'ibintu bidasanzwe, akagenda akora ibintu nyine bimeze kuriya, akaba ari umuntu twabona gura aho usanzwe nk'abandi bose mu gihugu cy'u Rwanda, ndetse kandi akaba ari nawe wari wifitiye management ye, apana kuba nta management ndaba yamujyanye hariya. Ni gute Rocky yagiye akagera kuri biriya byose? Abandi bati rwose kuzamuka kuriya, gukomera no kugira imbaraga byo kuri rwego no gutunga amafaranga adasanzwe no kugira hari ahantu hose mwagiye mubona, ni kimwe mu birangantego cyangwa se mu bimenyetso bigaragaza ko uwitwa Rocky rwose yatangiye gukorana na Illuminati. Ibyo byose njye bivuze ni by'abantu bari kugenda bavuga, gusa nanjye mbisubiyemo kugira ngo mbishyireho umucyo. Nimba Rocky atarabitangaje, ndetse kandi akaba yaragiye akora video avuga ko ngo yizera Imana kandi akorera mu Mana, kuba yaragiye muri Hollywood, ati yavuze ko umuntu yinjiramo wenyine ubundi yarangiza ngo agakora ibintu bitandukanye, ariko ngo kubera yizeye Imana nta mpamvu nimwe yatuma yinjira hariya afite ubwoba, kubera ko ngo yinjira muri umwe yagiye ahura n'abantu bakomeye cyane, amavampire ibikorwa byinshi cyane bitandukanye, bamwita Rocky Entertainment. Ikindi kandi gitangaje ndetse cyakomeje no gucanga abantu kuri Rocky ni uburyo buri umwe wese ari kugenda yibaza ngo ni gute Rocky ari kugenda akora biriya byose kandi tuzi ko agiye gukora ubukwe. Nta gihamya na Rocky sigize avuga ko agiye gukora ubukwe USA, ni abantu bakurije amagambo ku mbuga nkoranyambaga, nubwo Rocky atabitangaje, niyo mpamvu nta kuri kubirimo. Nimba kuna hari ntago twakumenya neza mu gihe nyuru kuvugwa atari yigize abivuga na gato. Nyuma y'ibyo byose tubirenze turaza kubona kandi kantu kamwe gatangaje. Ese koko nyine mu mateka ya Hollywood uko nta muntu ujya uhinjira, Rocky akaba yahinjiye byatewe n'iki? Ntabwo mbizi, ayo mateka aravurwa rwose, kandi bivugwa ko nta muntu bagomba kwinjira muri Hollywood yemera Imana cyangwa se agendera ku myemerere ya Gikristo. Gusa Rocky we yahinjiye anavuga ko akorera Imana. Ibyo nabyo ntago wabimbaza kuko ntago nzi umwanya wabyo, kuko ntago nakubwira ngo gute Rocky yinjiye hariya hantu. Benshi bari kubata ubwo nyine ni ya Illuminati, gusa ntago mbizi neza, nta nubwo nabihamya kuko ntago mbizi nimba ari Illuminati. Gusa nyine abantu benshi bari kugenda babigaruka bavuga ati ni Illuminati nta kindi. None rero bizagenda bite? Katubitega amaso. Ikindi wamenya kuri Rocky nuko Rocky ari umusobanuzi mwiza cyane ukunzwe n'abandi bose, n'abantu bose, akaba akomeje kugenda akora ibiganiro byinshi cyane bitandukanye hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga zaba Kimomo News na Rocky Entertainment. Akaba rero ari gutembera muri Amerika akora ibikorwa by'indashyikirwa byananiye buri umwe wese, ndetse n'abandi bantu bakomeye bakomakomeye batutaye twabona bagize aho hantu. Ari nayo mpamvu nyine kuba Rocky yinjiye Hollywood, kandi ngo bavuga ko nta muntu uba wemerewe kwinjira Hollywood agendera ku myemerere itari ya Gikristo. Ubwo ni ukuvuga ngo abantu benshi bakugenda bibaza ngo bwari muri Illuminati. None rero twebwe icyo turi kuvuga ni kimwe, ese Illuminati Rocky ayirimo ntayirimo?
twebwe ntabwo tubizi neza, ntabwo yagize abitangaza, nta nubwo byari byagarukwaho n'abantu bakomeye cyangwa se babishinzwe. Kadutegereze turebe gusa, ariko nyine abantu benshi bari kuvuga ko ngo ari muri Illuminati gusa. Ariko se kanibarize ba bandi batubwiye ko Rocky yagiye gukora ubukwe, ese ubukwe ko butatashye byagenze bite? Ibyo ngibyo rero ntabwo mbizi. Ushobora gusanga ari amagambo y'abantu, nta n'ubukwe yaragiye agiye kwitemberera, cyangwa se kuko n'ubukwe bukaba bwarabaye abantu bari mu kuri. Gusa Rocky nyine ari USA, ari gutwika, araza imihanda yose, ari gutitiza umujyi, birakomeye cyane. Iby'Illuminati ntabwo mbizi, mumutegereze kandi mukomeze no kubyibaza. Ngiye rero nderize iyi Nerezi TV Media, wibutsa niba ushaka kuzamenya amakuru y'ubwenge, ibiganiro, utuntu rwose tukugezaho n'ibindi byose utasanga ahandi, nta handi ugomba gukora subscribe ni kuri Nerezi TV Media. Ugire ibihe byiza kandi Imana ibarinde. Kaza neza kuri Nerezi TV Media. Nitwerize amakuru mashya, ibiganiro, amateka n'ibyegeranyo bizwaho nanjye Rize kuri Nerezi TV Media.